kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 19 Mata mwaka 2025 ku wa gatandatu iragira iti abahanga mu kwirata birata ibingibi. Abahanga mu kwirata birata ibi. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 251 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti munsi y'umusaraba.
Haleluya, haleluya, haleluya. Nta soni mfite mwami, nta soni mfite uretse z'ibyaha, nta soni mfite zo kuba umukristo, nta soni mfite zo kuba narakiriye agakiza. Uyu muririmbyi aranshimisha nawe aravuga ngo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba Yesu abambwe ari jye apfiriye, ndatangaye mukiza, ntiwari ukwiriye kungirira ibyo bambe jye waguhemukiye. Asoza avuga ati munsi y'umusaraba nzagumayo iteka, naho nabura ibyanjye nkubonamo inyungu. Nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, nzajya nirata gusa uwo musaraba. Reka dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 14 tugeze kuri 17. Haravuga ngo ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Nuko abazajya bakurikiza ibyo, amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe no mu Bisirayeli b'Imana. Uhereye none ntihakagire umuntu undushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uhereye none ntihakagire umuntu ukurushya, kuko ufite mu mubiri wawe inkovu za Yesu. Abahanga mu kwirata ndifuza ko mukurikira, abahanga mu kwirata ndifuza ko mukurikira ibyo mugomba kujya mwifashisha mu bijyanye no kwirata ababyifuza. Abantu benshi bazi ko kwirata cyangwa se ubwibone ko ari bwiza. Basanga hari umugabo cyangwa umugore ingendo zabo zigaragaza ubwibone, aho usanga umugabo intugu yarazihese, umugore we style ntiwazirangiza, akihengamura n'ibindi bitandukanye, kwirya n'ibindi. Ibyo byose biba bigaragaza ubwibone. Ariko Pawulo yandikira itorero ryo mu Galatiya arababwira ati ariko jyeho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateyeho ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Asoza avuga ati uhereye none ntihakagire umuntu undushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Kwibona ni iki? Kwibona ni ukumva uri umuntu udasanzwe mu bandi, ukumva ko wowe uri igitangaza. Koko nibyo uri igitangaza, ariko ntabwo uri igitangaza wenyine. Wagombye kumenya ko kwirata, Bibiliya ivuga wagombye kwirata ko wamenye Yesu Kristo, wakijijwe, akaba ari byo ugendera, bikaguha kugenda ucisha make, ukareka kwibona, ukareka ubwirasi, ukareka kwishyira hejuru. Burya abakristo baba bakwiye gucisha make, bakirinda kwirata. Iyo kwirata no kwibona ubwirasi biba bikiri mu Kristo, abatarahura n'uwo musaraba, abatari yakizwa, abatari yameneka, dukwiye kwemera tukayoborwa na Yesu, tukayoborwa n'agakiza, tukayoborwa n'Umwuka Wera, tukareka kwirata, kwibona, kwiyemera n'ibindi. Aho kwirata iby'isi bizashirana no kwifuza kwayo, dukwiye kwirata yuko twamenye Yesu Kristo akatubera umwami n'umukiza. Bifurize mwese kuyoborwa n'uyu mwami w'abami, tukareka kuyoborwa na kamere zidukururira mu bijyanye n'ubwirasi n'ubwibone. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Data, turagushimiye, udukebuye, uduhe gucisha make, kwiyoroshya, kwirinda ubwirasi, kwirinda ubwibone, ahubwo twirate nk'uko Pawulo
yirase akirata yuko yakumenye. Urakoze urakarama, dana natwe muri byose, ni mu izina rya buryera Yesu Kristo bisenze, amena. Mwari kumwe nanone ko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza uzira ubwibone nk'abana b'Imana, uzira ubwirasi nk'abana b'Imana. Imana y'amahoro ibane namwe, amen amen.